uyu muntu urimo kuvugira Rugagi umubaze urusengero rwa Rugagi afite inzu i Muhanga sibyo igice cyo hejuru kibamo rogi icyo ku ruhande kibamo butike ikindi yari yarakigize urusengero wowe nubwo waba umupagani aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero kuri rogi no ku tubari oya ntabwo bikwiriye biri mu nzu y'uyu mwisi umushumba ibyo byaba ari ukuri ikinyoma niyo mpamvu nakubwiye ngo kuvuga umutegarugori umutima w'urugo ukamuvuga ikinyoma mu by'ukuri biragayitse biteye imbabazi nta Muhanga bifite etaje ahantu twakoreraga ni mu karere ka Ruhango yego none se yaba yitiranya Muhanga na Ruhango ashobora kuba wenda ari igihe wavuze nabi iyo migi wenda ni Ruhango cyane bari Muhanga ni Muhanga yavuze yego sibyo none se akarere ka Ruhango na Muhanga ntago yabimenya icyo ni cyambere cya kabiri ko wavuze ko ari umunyamakuru w'umwuga yego sibyo yego bimunanije iki kuva Kigali kujya apana kumva ibyo yumvise yatoraguye akagera kuri tele akavuga ngo nahabonye ya etaje nabonye UPI y'iyo nzu mu karere bayimpaye nasanze ari ya Bishop Rugagi ni gute inzu ya Bishop ishobora kwinjirwa mu rusengero nibi Rugagi yaguze Range Rover igura miliyoni 280 sibyo baje gufunga insengero basanga nta rusengero agira rwujuje ibisabwa miliyoni 280 ntabwo havamo urusengero none se uyu muvandimwe avuga ngo Range Rover ya miliyoni 100 angahe najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo data mana ishobora byose kuko uri Imana nkwizera kuko uri uwera ushobora byose mu kintu cya mbere Mana mbasha kugusaba ukanyumva ndabizi neza ko uri Imana ihoraho ndagira ngo umfashe mwami Imana ukure agasuzuguro n'igisuzuguriro ku itorero ryacu nzi neza ko wadusezeranije kandi uzaduha fatanije n'abakozi dusengana Uwiteka Mana duha itorero tugira aho tubarizwa tugira aho duteranira hazwi reka kudusuzuguza mu abantu bumva yuko tuba mu kirere nk'inyoni Mana dufatanije na Bishop wacu kuko uri Imana ndakwizera kuko uri uwera ushobora byose Yesu kuko wasezeranije ndagusaba kugira ngo udufashe tubone itorero Pasiteri wacu Rugagi Bishop wacu Nemera nkunda cyane kuraho agasuzuguro n'igisuzuguriro ku magambo ari kuvugwa kuri we Mana yego hello guys nitwa Bobi Gikomanga umumoya udoshonara na mwenye Made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwi n'Imana Online TV bageza ibiganiro bigiye bitandukanye nitwe twenyine dufite ubushobozi bwo kuba twakimura amarido mu kwaje kwibonera ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye muri kamera zacu muri kubaho naho umukobwa none abanyarwandakazi ibiri kuri no mihanda biteye ubwoba yego niko turakwakire ku Mana Online TV ego murakoze cyane bakwitana nitwa Karabo Godrive ugire bari ko muri kamera ko ufite amasoni oya nayo yego none tutaratangira n'ikiganiro hari akantu nshaka kukumvisha noneho tugahita tukaganiraho kambwira ibintu ku bindi kamwe nk'umuntu ubizi neza cyane reka manze nkakumvisha
Kigali kujya apana kumva ibyo yumvise yatoraguye akagera kuri tere akavuga ngo nahabonye ya etaje nabonye UPI y'iyo nzu mu karere bayimpaye nasanze ari iya Bishop Rugagi ni gute inzu ya Bishop ishobora kwinjirwa mu rusengero n'ibi Rugagi yaguze Range Rover igura miliyoni 1,280,000 sibyo baje gufunga insengero basanga nta rusengero agira rwujuje ibisabwa miliyoni 180 ntabwo hava mu rusengero none si umuvandimwe avuga ngo ya miliyoni 100 najyanye nawe nayiguriye abona fagitire yayo. aha noneho impamvu wumvishije kano kantu ni ukugira ngo ubanze usobanukirwe ibiri kuba ku mushumba wawe cyangwa se ibiri kuvugwa ku mushumba wawe aka kanya kubera ko wananyibwiriye mu magambo yawe ngo usengera kwa Bishop Rugagi. Ese ubundi Bishop Rugagi iteraniro rye cyangwa se aho musengera ubundi musengera hehe? Ubundi nuza urusengero rwa Bishop Rugagi ubundi muteranira hehe? teranira hano ka Kigali mu ihema niho urusengero rwanyu ruba mu ihema harya Yesu se wateraniraga mu ihema kera kuki se wahisemo kujya uteranira kwa Pasiteri Rugagi? nuko ariho hafi cyangwa nuko ariho haba Imana? oya kenshi na kenshi nuko numvishe basenga numva basenga Imana kandi nanjye inzira igendamo mu bintu by'Imana gukorera Yesu aho hantu ari hose hafatisha impamvu ariho nagiye nuko ari ntuye aho hafi akaba ariyo mpamvu nayifashishije kugira ngo nge fatanya n'abandi guterana. Ariko nibyo biranumvikana, ahubwo ikibazo ngewe aka kanya magingo aya mfite nkawe nk'umukirisitu waho hateranira kubundi ubusanzwe hari aka Kigali yo habereye ibirori cyangwa ibintu by'ibitaramo urumva nzi ko abantu bajya babishyuza amafaranga kwinjira akaba ari 5,000 akaba ari 10,000 iyo mugiye gusenga ntabwo bajya babishyuza ntabwo bajya kuza uje gusenga gusa biroroshye. Ariko amakuru mfite yihuta nuko ngo Pasiteri Rugagi cyangwa se Bishop Rugagi nuko ahishyura miliyoni 3 buri cyumweru. Miliyoni 3 buri cyumweru ni amafaranga menshi cyane, mwirinze gatoya mukirinda kuhasengera byibuze nk'amezi 3 cyangwa 4 naba mwubatse yanyu caca. Ibyo nabyo birashoboka turabiteganya cyangwa se buriya no kugira ngo umuntu arebe neza ahantu runaka yazajya ateranira bra Pasiteri wacu arabiteganya nago navuga. Ariko Scovia niwe nagiye kumva numva mu magambo yiwe urumva arimo avuga ngo Pasiteri Rugagi ngo yaguze imodoka ya miliyoni 220 ngo habuzemo caci ku buryo ngo muteranira ka Kigali mu ihema. Ibyo bintu byo ubyumva ute? Kubyumva nago nabyinjiramo cyane. Scovia kuvuga ni ngombwa nta wamucecekesha. Yego niko abyumva. Yego ariko rero kuhateranira cyangwa se kuyikodesha buriya nabyo haba hari impamvu no gushaka urusengero nabyo nakubwiye yuko biteganywa ahantu runaka hazwi. Ese ubundi Pasiteri Rugagi arasenga umuntu akajya mu mwuka ku buryo byibuze umuntu akwiye kuba ari intungane cyane arasenga nacyo kintu yadufatishije abasengerayo singewe n'abandi bose basenga Imana ahantu hose bavuga Imana bemera umwami Yesu Kristo n'umukiza ahantu hose ugomba kujyayo ukavuga Imana cyane cyane kuba ari no hafi yawe ntago wajya kwirirwa ujya kure kandi naho uri bavuga Imana. Yego andi makuru nabyo nakumvishije mu kaudio kabanje ngo nuko umushumba wawe ndaza kumwita umushumba wawe nibwo biri buza kunyorohera. Ndabyemera ni umushumba wawe wari wabatizwa mu mazi menshi cyane cyangwa mu birimo harya se njyewe kubera ko nagariho navukiye uciye mu karere ka Gatsibo masengera kubw'impamvu yuko ari hafi yanjye ariko nabyo ndabiteganya cyane kuzabatizwa mbirimo. Yego
amakuru ndi kumva ku mihanda ari kuvugwa cyane ushobora wenda kuba nkumvishijeho gakeya. Scovia, umunyamakuru Scovia, abantu bemera nk'umuhanga, yaravuze ngo Pasiteri Rugagi cyangwa se Bishop cyangwa se umushumba wawe ngo hari inzu ngafite y'itaje ngimuhanga, urumva ngo hejuru yayo habayo amarogi, nga hagati yayo haba ubucuruzi, nga handi ngo haba iby'urusengero. Abantu rero bagashaka kubihuzahuza n'ukuntu ngo abantu bashobora kuba basengera ahantu hejuru mu marogi, ahandi mu tubari, ahandi mu rusengero. Nyine ngo we bimuteye impungenge kuko ubu nta rusengero rwaba rurimo, niba ari urusengero rukorera ahantu hari amarogi ngo rukorera ahantu hari utubari. Scovia we abyumva nk'aho atari byo, bitagakumbye kuba ari byo bikora. Ibyo byo wigize ubyumvaho cyangwa urabizi? Ibyo bintu ntago njyewe ndahamenya na pasiteri wanjye, Bishop wanjye ntago numva ko ibyo bintu yabikora, nta nubwo maza aho hantu. Ariko ngo Scovia akaba yibeshye ngo ngiyo nzu kabiri Karongi, ngiyo nzu iri Karongi ntago iri Muhanga. Ntago ibyo bintu njyewe numva mbyemera. Niba binariho biriyo njye ntago numva yuko mbizi neza ku buryo nabivuga guca. Wari usanzwe ukijijwe cyangwa wakijijwe n'ubundi ugiye kwa Bishop Rugagi? Njye nakijijwe ngiye kwa Bishop. Wakijijwe ugiye kwa Bishop? Mana yanjye, mu izina ry'Imana ntabwo ngewe navugisha umukirisitu tutabanje no gusengera iki kiganiro, abantu bataza no banagutandukanye n'abandi bantu. Wanyemerera ko duhimbaza Imana ho gakeya mu buryo bwo kuyubaha, tukayisenga, tukayirana? Okay, none reka dufate uwo mwanya usengere n'iki kiganiro. Ndagushimira mama Imana yacu, shimirwa wemeye ko uyu mwanya tugera n'ikiganiro, gira akantu byibuze kanyuma udusengereho dusoze ikiganiro. Data Mana ishobora byose, kuko uri Imana nkwizera, kuko uri uwera ushobora byose. Mu kintu cya mbere Mana mbasha kugusaba ukanyumva, ndabizi neza ko uri Imana ihoraho. Ndagira ngo umfashe mwami Imana, ukure agasuzuguro n'igisuzuguriro ku itorero ryacu. Nzi neza ko wadusezeranije kandi uzaduha. Fatanije n'abakozi dusengana, Uwiteka Mana, duha itorero, tugira aho tubarizwa, tugira aho duteranira hazwi. Reka kudusuzuguza mu abantu bumva yuko tuba mu kirere nk'inyoni Mana. Dufatanije na Bishop wacu, kuko uri Imana ndakwizera, kuko uri uwera ushobora byose. Yesu kuko wasezeranyije, ndagusaba kugira ngo udufashe tubone itorero. Pasiteri wacu Rugagi, Bishop wacu Nemera, nkunda cyane, kuraho agasuzuguro n'igisuzuguro ku magambo ari kuvugwa kuri we. Mana ndabigusabye kandi ndakwizeye